Ambwe twese atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukiraho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometero tukabibarira kuri bote tukava hano tukageraho u Rwanda bakuba inshuro 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike. Ikintu cya mbere gituma twishimira tugahabwa iryo shema nuko dukora ibyo dukora, nuko tubarengera ARG GARG n'abandi banyarwanda bose, ariko mwebwe muri impamvu yacu yo kubaho. Ku buryo umusirikare w'u Rwanda n'izindi nzego zishinzwe umutekano atakaje ubuzima arengera GARG ARG nta gihombo. Ni nayo mpamvu umutoza uturuta intambwe twese atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukiraho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometero tukabibarira kuri bote tukava hano tukageraho u Rwanda bakuba inshuro 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike. Muri make wavuga gusa ngo dutinzwa nuko atubwira ati ni mugende, kandi yatubwira ngo nitugende abafite impamvu, nizo mpamvu zo kurengera abanyarwanda no kwereka bari abasize bakoze ibidakorwa ko batakongera ngo babishobore babitinyuke. Ubundi rero nkuze kuvuga ngo mu bihugu biri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda, ibindi bikarwanira umwanya usigaye, kandi nabwo bahurwanira nabi bakaba baturwana ni mu dutabare mu dukize tukagenda twihuta tugashaka uwo twaba tutije. Nizo ngufu dufite kandi duhabwa namwe. Icyanteye ikibazo gusa nuko docteur yavuze ngo hari abarangije akazi hano bashomereye, kandi nzi ko atari ko byagombye, wenda murashomereye kubera akanya gato kuko nta kiraka gihari, ariko je nifuzaga nk'ubu hakaboneka nk'ikiraka hano nta n'izindi ngabo natwara. Nayo mpamvu mubona hano nazanye umusirikare umwe gusa kandi ishinzwe umujyi wa Kigali n'iyi ntara yose. Ubundi nagomba kuba nabazanye bose, ariko se nabazana bakajya nabazana kandi muhari ntibishoboka kuko ni mwebwe murahagije rwose. Kandi nababwire ko umutoza wacu yadutoreje neza, aranaduhahira ku isoko, aduhitiramo udukoni twiza dusobanutse ku buryo buri munyarwanda wese naturiya tuvuka, kubera yuko igihugu cyacu buryo giteye, igihugu kizengurutswe n'ibindi bihugu tutagena uko bitekereza. Icyo dushobora kugena gusa nuko yatubabwa ati ntimurengaho kugira ngo iyo ntambara rero ishoboke mu mateka y'u Rwanda. U Rwanda ruratera ntirukora iki? Niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye. Ubushomeri rero ntabwo nubwo akanya gatoya. Nagira ngo mvuge rero ko twashimye rwose kuba mwadutumiye, kandi n'ikindi gihe cyose mutinda kubivuga gusa, naho kuza byo ni inshingano. Icya kabiri, Dr. yigeze kubivuga ati abo bantu bandi bashobora kuba bagitekereza nabi, abagaragaraho ingengabitekerezo ya genocide bananiwe no kuvamwo bakabiheraho nk'ururondwe. Je bari yasinjya mbatinda kuko mbafata nyine nk'ururondwe rwumiye ku ruhu. Ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo wakora gusa nuko umusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze. Asigaje umuntu gusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi yakora, kuko anagutunza urutoki ubwo twebwe tuba tubonye ibiraka twe twashomereye. Ni nayo mabwiriza dufite, nta yandi rwose birazwi. Uw'ingengabitekerezo uretse kwimanika agapfa cyangwa agaceceka, abivuze ubyumva jucira wigendere, kuko ni nko gushaka ngo kugweho gusa kugira ngo umukize rero akomeze kubaho. Tera urutambwe wigendere kandi ujye imbere, kuko niho twifuza imbere heza duharanira twese, siko bimeze.
bariya ntacyo nta kiraka rwose. Twaba dushobora kugenda ahantu tukahikura hari uturwanisho 89 ukongeraho turiya tundi twose twagiye muratuzi tugera ku 11. Hanyuma umuntu hano ngo yavuze ibi nibi ngo rwose wumva uhungabanye uramwihorera gusa. Ubundi baravuga ngo nta ntare iribwa n'imbwa, niyo mpamvu imbwa imotse intare iragenda ikavuga iti reka mbe ngiye. Namwe rero nuko tubafata muri intwari zitavugwa kuko muri zo nyine. Icyo ukora rero no kwigendera ukamwihorera akagwa aho yaguye, kugira ngo rero niyo ntambara dukomeze tunayitegure, tunigisha abo banyarwanda bagenzi bacu bashobora kuba bakifite ibitekerezo bitari byiza cyane. Muzi ko minisiteri yacu iteganya gahunda buri mwaka kandi bigendana n'iyanyu rwose ntibinasigana. Turangije uku kwezi kwa RG ubu mu kwa kane vuba ahangaha turatangira natwe ibikorwa byacu bya MEWIC. Abo twitezeho rero ibyo twita umusada mu ngabo cyangwa support mu cyongereza ni mwebwe. Ndagira ngo iyo gahunda muzaba bambere kuba muturi hafi, tugende tugerageze kwigisha abo bandi, tubigishe mu bikorwa ku badafite ariko ibibafatira, tubigishe mu bikorwa bya MEWIC, dufate ibiganiro tubaganirire. Niyo waza ukicara nk'uko gusa buri gisomo riba ryabonetse, ntihazagira uvuga rero ngo ntacyo yashoboye gukora muri iyo gahunda. Ndagira ngo nsabe rwose muzabe muri benshi AMEWIC kandi namwe muri part of the army. Nizere ko ntawe uzabura, cyane ko nta n'ikigwari kiba mu Rwanda, n'ikigwari cyo mu Rwanda kiba kiruta baturanye nka 10 rwose, niko bimeze. Kandi bisimba ivugira ubu murabizi u Rwanda rwo hambere mu kinyejana cya 12. Nanze kubabwira byinshi kuko kamarade yavuze ngo mwese abarusha imyaka, nawe nti noneho je nimvuga barabanda umusaza kuko nanjye kamarade ndamurusha imyaka myinshi. Yere twiganira duhera muri icyo kinyejana cya 12. U Rwanda rwo hambere rubaho ruva kuri Gasabo rukagenda Rwanda. Uyu munsi twaba tugeze ku ntara ya kangahe? Uriya muntu rwose ni intwari. Intara 6: Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali na hehe n'isi, kuko nitwe tugenda aho u Rwanda rugarukira. Na hahandi hari umunyarwanda umwe ruba rwabaye u Rwanda, kubera yuko hari utinyutse gushaka kumutunga urutoki kuko amuhoye ko ari umunyarwanda. Cyakira kanavuga ubwo cyaba cyabonetse. Ari byo byago tugira ntabajya biyenza gusa, naho bagiye biyenza twaba tubonye ibiraka. Mugiye musoma ntimugaheraho, kuko hari abantu benshi bajya hariya bagasa nkaho bandika nkaho twe tudasoma kandi mwe mwarize. Mujye musoma munababwire muti igihugu cy'igihangange ku isi ni kimwe, yari 2 ni kimwe n'u Rwanda, ibindi bikarwanira umwanya kandi ntabwo ari byo kuvuga